Hello, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Big Family TV. Big Family TV 11. Mbibutsa ko filime iri guca kuri Big Family TV. Ahangaha naho tugenda twanariza cyangwa tugenda tureba bimwe mu bafana ibyo bagiye badusaba ko twahindura muri filime cyangwa twakongera muri filime. Uyu munsi turaza kuvuga ku gice cya 92 tugiye kuzareba. Ni igice kizaza gikurikira icya 91. Ubushize duherukana Fabiola inda imumereye nabi ari kugenda aruka, mbese inda itangiye gusa nkaho imugaruka, afite isesemi, atangira no kugira bimwe mu bintu agenda yanga. Urabizi abantu batwite uko bagenda bamera, iyindi itangiye gukura bagenda bagira ikintu banga, bagira n'ibintu baba bumva bifuza kurya, guhumurirwa, mbese murabizi muri makeya abantu batwite uko baba babayeho. Nimba munibuka neza twasize Kamari agiye gushaka umuti. Bagiye gushaka umuti watuma iribagiza yibuka, akibuka ibihe bye byo mu bwana, akibuka mbese akibuka ahahise. Bari bagiye gushaka umuti, aho bari bagiye gushakiraho ku mudogiteri ari uzabahereza uwo muti, bakawuzanira iribagiza akaba yabasha kureba ko yakibuka. Duheruka Papa Simba yatangiye kubakeka, yibaza se umugabo yagiye he ko amaze igihe kinini atari mu rugo, yagiye. Muranibuka ko ari uwo yigeze gufatira ku gipangu, arangije amuca mu ntoki, ntiyamenya amakuru yiwe, ntiyamenya amava n'amajyano yiwe, kandi n'ubundi twe tuzi ko ari we wafatikanyije na Kamari kujya kureba uwo muti cyangwa kujya gushakisha uwo muti. Birukana amarushanwa arimbanyije, imyiteguro ari myinshi, aho iribagiza we yatangiye no kugira ubwoba, yumva ko Isimbi yazanye n'urukerereza, kuko yumvaga ingoma zirimo zirakubita. Murabizi namwe ibintu by'amarushanwa rigiye abateye ubwoba, cyane cyane nk'amarushanwa uzi ko udahanganyemo n'abantu benshi, muri abantu babiri gusa. Ikindi nimba wibuka neza tutaratangira episode ya 92, nimba wibuka neza, uribuka ko Mama Isimbi yari yaragiye, mu rugo hasigaye Fabiola wenyine na Papa Simba. Ibyabaye bwa mbere twarabibonye, kandi ikigaragara cyo ntabwo bigeze barekera, kuko Papa Simba ubona amashagaga afite, n'ubundi bizarangira bafashwe kandi bafate n'ubundi mu gikorwa cyabo. Ikindi duherukana Cyusa arwaye cyane, ameze nabi bigaragara, aho yari yararuzwe na Fabiola niyo yari wamuroze, ariko bisa nkaho na Isimbi nawe atabizi, ariko yarabikekaga. Ikigaragara cyo yarabikekaga, kuko babanje kumuhereza ku cyo kunywa cyari cyagenewe Cyusa, arajijinganya, azanamo amanyanga avuga ko arwaye amagripe. Kandi na Cyusa ibyo yari yabanje kubivuga bwa mbere, mwibuke yabanje kubivuga ko nawe atameze neza, adashaka ibintu bikonje, ariko baramuhatiriza. Amaze kumuhatiriza, yewe na Isimbi nashyiraho akiwe aramuhatiriza. Ubwo urumva ko na Isimbi mu bugambanyi nawe arimo, kuko n'ubundi asanzwe azi Fabiola ko nta keza ke, ko nta cyiza cye. Urumva rero nawe yari abizi ko ashobora kuba harimo ikintu, nubwo atameranyaga neza 100%, ariko yari abizi ko harimo ikintu. Bikimara no kuba abonye ku buryo Cyusa ahita arahinduka, kuko
na Isimbi arabibona ko Cyusa yahindutse, atangira kubaza Fabiola ati habaye iki. Ibyo rero byaje kubabaza nyina, byaje kubabaza mama Cyusa cyane. Agiye kureba umwana we asanga atangiye gufata Isimbi, bisa nkaho koko hari icyabaye, kuko ibyo bintu ntabwo bari babizi kuri Cyusa. Izo ngeso ntibari bazi kuri Cyusa, ntibari bazizi kuri Cyusa, kandi ikindi ntabwo bumvaga ko Cyusa afite urwo rukundo rwo kuba ari kubana gutyo muri ako kanya na Isimbi. Ubwo rero bahise batekereza ko hari icyabaye, kuko n'ubundi babonaga Fabiola asa nk'uwishimye amwenyura, mbese bisa nkaho yishimiye ibyo yakoze. Mushiki wa Cyusa niwe wakanze Cyusa, aramubwira ati vuye dutahe, ngwino dutahe. Baje kugera mu rugo rero basanga birakomeye, Cyusa bitangira kwanga, babona ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Nibwo nyina yaje gufata umwanzuro wo kwegera Imana agasengera Cyusa. Yaramusengeye avuga amagambo menshi, agira ati uyu niwe muhungu wanjye wenyine, ntabwo nakibera ko Imana imunyaka gutya. Arasenga kuko arasenga nk'umubyeyi usengera umwana we, kandi urumva ko yasengaga yivuye inyuma, yatura avuga amagambo menshi akomeye, akomeza gusenga. Ko asenga ni nako Isimbi yazaga kumusura, ariko mushiki wa Cyusa na mama Cyusa bakamumwima, kuko bari bazi ko iyo famiye n'ubundi ariyo yahemutse, ariyo yatumye Cyusa arwara cyangwa akomeza kuremba. Numva ntago bigeze batuma Cyusa abonwa na Isimbi. Isimbi bigerageje inshuro nyinshi zisoboka, ariko bakamumwima. Finale niho baje kuza, arabinginga aratakamba, ariko nabo bamutura nabi, amubwira nabi, amubwira ati ntibikunda, ntibivamo. None mushiki wa Cyusa we yaranamweruraga, amubwira ati ntibyakunda, ntibivamo hano, ntuzongere no kuhagaruka. Mu gihe bari gushyamirana gutyo cyangwa bashyogozanya, nibwo papa Cyusa yaje. Ni umusaza ubona ko atuje, ni umusaza ubona ko yivugira make, ariko nawe uzi ubwenge, abanza akareba imvano y'ibyo bintu, akabanza agashishoza. Byaje kurangira avuga ati mureke umwana agenda arebe mugenzi we, mumukingurira agende, ndabizi ntacyo ari bumutware, ndamanya n'umutima wanjye ko nta kintu ari bumutware. Nibwo yagiye asanga Cyusa araryamye, arasinziriye, bisi byanze, ari kure, ameze nk'umuntu waguye muri koma. Isimbi rwa rukundo rwe nyine ruvanzemo n'ubutesi, yaragiye ararira, agera gute, yagira nta kintu bitanze, ariko we yari yamusuye nyine, yamaze kureba uburyo ameze, ariko Cyusa we yari ari kure, nta n'imbaraga afite, mbese muri make zatuma ahaguruka akabasha kubaza Isimbi se byagenze gute, yari agikomerewe. Nuko byagenze, Isimbi arongera arataha ajya mu rugo nk'abandi. Turaza kugaruka kuri mama Cyusa, arimo arasengera umwana we, yaramusengeye aratakamba, saba Imana imbabazi, yamwiyigira Imana, mbese amavuga amagambo buri mubyeyi wese yavuga umwana we wamubereye umwana mwiza, umwana yabonye mu buryo bugoye, akaburira mu buryo bugoye, ariko akabona abantu bashaka kumutwara, bashaka kumugira nabi. Arasenga kuko Imana igihe yaramwumva. Ibyari byaragiye muri Cyusa bitangira kugenda bivamo gake, uko asenga ni kubona Cyusa natangira kuzana imbaraga, atangira kugarura imbaraga, iza kurangira arakize, bashimira Imana, bumva barishimye.
nyuma yo kwishima rero ubwo nibwo igice cya 92 kigiye gutangira. Ko kitoroshye ko bazanyemo udushya twinshi, kirahari ko cyatangiye cyamaze gutunganywa muri studio, kiritinze kirakoze, abakinnyi bakinye neza n'abantu bashya bagiye biyongera mwabonye. Tubanze tugaruke ku mugabo waje kuzamo benshi mukunda, benshi muzi udutendo, navuga ko ari udutendo, ni ubugome ndengakamere. Umugabo wagiye ukina mu mafilime menshi atandukanye, menshi tumuzi muri filime ya kera ya Ngenzi na Paul, aho kiraga yitwa Ngenzi. Iryo zina murarizi cyane muri sinema nyarwanda. Ukimubona ubwaho ugira ubwoba, kumva umutima urakuriye, ukibaza ubugome abukura he, ukibaza n'umuntu rikagucanga. Mu mafilime menshi yagiye akina, n'umuntu yagiye akina ari umugome, ari umwicanyi, ariko bikagenda biryoha kuko aba arimo arakina kandi ni umugabo uzi gukina neza ibintu byiwe. Nimba ari role y'ubugome koko ayakitingamo umugome ufite ubugome ndengakamere. Byarangiye rero muzanye muri filime Inzira y'Umusaraba, episode ya 91. Aje gufasha Papi Simbya Rwigema mu gukuraho ba bagabo bagiye gushaka umuti wa iribagiza. Uzagenda mubona n'ubundi bugome bwinshi bw'indengakamere. Ibaze noneho filime ihuriwe na Fabiola na Ngenzi Rwigema ndetse n'uwo twakita Intare Ngore cyangwa Mama Isimbi. Ubwo urumva iyo filime none igiye kuba ubwicanyi, igiye kuba ya filime iryoshye, buri muntu wese ari akavuga ati iyi filime irengeze kabisa, meze neza, irateguwe. Tuzajya tubonamo n'amasitari benshi batandukanye, benshi aho twagiye tubona ko muri comment abantu bishimiye Ngenzi cyane, bamwishimiye ngo ubwo haje Ngenzi harahiye. Benshi bagiye barika amakomenti atandukanye ngo niba ukunda Ngenzi ngo marayike. Ngenzi yabaye Ngenzi muri komenti, yabaye Ngenzi koko. Ariko nanjye ari mutegereje uriya mugabo ni umugabo uzi gukora, ni umugabo wa actinga neza, akabona ibintu byiwe biri ku murongo. Tuvuye kuri Ngenzi reka tugaruke kuri Iribagiza. Aho yagiye gusura iwabo wa Cyusa, ababwira ati mumbabarire mume Cyusa, amarushanwa ataratangira, kuko naramuka atangiye sinzi ko nibuze gushobora kwitwara neza muri iri rushanwa. Mume Cyusa. Aho bari bamuhakaniye nawe bamutsembeye bavuga ati wivanga inshingano, twe turashaka ko utsinda, turashaka ko utwara kiriya gikombe, turashaka ko Isimbi azakuza munsi, turashaka ko ufokasinga kwirushanwa, tukagenda ugakora imyitozo neza, ukarepeta ibyo utazi ukabisubiramo ubimenya. Rero wivangira Cyusa nawe ahari ameze neza, ari koroherwa. Iribagiza yarabyanze, aranga, aratakamba, arapfukama, asaba imbabazi, arabinginga. Baranga nabo baramutsembera, bagumya kumvisha uburyo atagakwiye kuvanga ibyo bintu, atagakwiye kuvanga amarushanwa n'iby'urukundo. Ahubwo abanza akagenda agakora amarushanwa, nyuma akaza kureba umukunzi we. Ntabwo babimubwiraga bamwanza, ahubwo ni kwa kundi umwarimu yagukubitaga ku ishuri
ari uko atakwanze, bagira ngo atsinde amarushanwa azabashe guhesha umuryango wabo ishema, kandi kuko n'ubundi aribo mama Cyusa yishimira cyangwa natwe abafana twishimira, twumva koko Iribagiza rero batwara iriya rushanwa. Ntibyarangiye, yagumye abinginga, biza kugeraho Cyusa araza wenyine ubwiwe aramuhobera n'ubwuzu bwinshi bitandukanye nuko ajya ahobera Isimbi. Aramuhobera nk'aho yari amukumbuye, nk'aho ariwe yatekerezaga we bakaryamye mu gitanda. Ababyeyi byarabashimishije, bumva nabo baranezerewe ukuntu abana batangiye kuzamura urukundo rwabo rutangiye gutera imbere, bumva barishimye. Ariko akanya k'ibyishimo kamaze igihe kinini, kuko mu kanya gato nibwo Mama Isimbi yaje kuhagera nawe. Ariyo twakwita Mama Isimbi cyangwa Intarengwa. Yaraje kuhagera, akihagera asanga abana bafatanye bahoberanye. Umujinya waramwishe, ariko abona ko tatera amahane mu rugo rw'abandi. Arimunyamunya, arabanza ashyira umujinya hamwe, aratuza, ahita aza asuhuza. Ese ngo muri hano, ngo umwana wanjye ngo mwaramujyanye, bya bindi byo gutebya. Mwana wanjye nanjye nari mukumbuye. Ese mwana ntabwo ujya udukumbura? Mama Cyusa aramusobanurira ati Simbi aba yahuye n'urungano, baganira amateka yawe ya kera. Urabizi natwe twahuye n'urungano ushobora no kukwiriraho cyangwa rimwe na rimwe ukarara. Amwumvisha uburyo nyine baba baganira ibintu bya kera bajyaga birirwamo, aribyo twakwita iby'abana. Amwumvisha ko nta kibazo kibirimo, kirimo. Mama Isimbi arenzaho kwa kurenzaho bwa bugome n'uburyarya, aba arabaza ati Iribagiza mwana wanjye, nayo nagukumbuye. Uwo ntabwo wari ukumbuye mama? Aba aramukuruye, ariko ntiyaburamo k'ubugome, ubona ko amukurura amukurubana. Atangira kumwihobereshwa, aramwisomesha ngo nari ngukumbuye. Iribagiza nawe bwa bwoba ahita ajunjama, araceceka. Abaje kujunjama, umugore aramubaza ati se ntabwo nyishimiye? Umva ko kamera nabwo yari itangiye kuzamuka. Ntabwo nyishimiye? Iribagiza aratuza, ariko ubona ko afitemo ubwoba, avuga ati nituva hano ibiza kuba biraba ari ibibazo. Ese wari umvaza gukurikiraho iki? Namara gucyura uwo twakwita umwana we akamujyana mu rugo, urabona haza gukurikiraho iki? Byamufasha ahoberana n'umugabo cyangwa n'umuhungu ukundana ngo n'umukobwa we, araza gucura iki? Ese urabona Cyusa atatangiye kugarura ubwenge? Urabona Cyusa atari kugenda akunda Iribagiza? Kuko ahantu hose urajya usanga Cyusa n'Iribagiza, ugenda ubyitegereza neza, biba bitandukanye n'ibya Isimbi. Biba bitandukanye cyane kandi biraba bihamye. Nuza kureba Cyusa nayo impamvu akubwira atahita ahitamo, arashaka kubanza kureba ko amarushanwa byibuze azarangira. Ariko natwe iyo turebye neza tubona amahitamo ya Cyusa. Nimba mbeshya uraza kunyomoza muri comment. Amahitamo ya Cyusa twamaze kuyabona. Icyo ategereje ni ukugira ngo amarushanwa arangire. Siyitaye ko uzayegukana, ahubwo we yitaye ku marangamutima ye cyangwa ku rukundo rwe rw'ahazaza. Ibyabaye byarabaye, ubugome yarabubonye, n'abagome yarababonye. Ikigaragara Cyusa afitemo amahitamo meza. Nkeka ko biriya byanamubereye n'isomo ryo kumufasha guhitamo, nubwo kurwara atari byiza cyangwa se kurogwa atari byiza,
nkeka ko yabonye amasomo ari nabyo byacyaje ubwenge bwiwe, amahitamo ye akazaza ari meza. Mureke dutegereze ayo mahitamo, nanjye ubwanjye nyafitiye amatsiko. Ese ku Isimbi nyina mubajije ati se ngenda mu rugendo nari naragiyemo, ntumbeshye mwana wa, ntumbeshye umbwize ukuri, ngenda abonye mu rugo bimeze gute, cyifashe gute, hari iyihe muvuma? Isimbi nawe mu kumusubiza, ese igisubizo yamusubije turacyemeranyaho? Urumva yamubeshye cyangwa yamubwije ukuri? Aho yamubajije ese ngenda iyo mwajyaga mujya kurya nta tuntu wajya kubonamo hagati ya Isimbi na Fabiola? Wabonaga babanye gute? Wabonaga bimeze gute? Simbi yatekereje ariko ndakeka yamusubije neza kuko yamubwira ko Fabiola asigaye amuca inyuma byari kuba intambara, n'intambara y'ubukwe cyangwa intambara y'urukundo rwa Isimbi yari kuba ipfuye, kuko ndakeka nabwo umuntu arwanira undi amahitamo abanza naye, keka yari kubanza akarwanira urugo rwiwe nyuma yo gusubira muri ibyo bintu. Yamusubije ati ntibyari ibisanzwe, ntacyo nigeze mbona kidasanzwe kiba, kandi twebwe byabaye turabizi. Aho mbonera ko uyu mukobwa nawe atari umuswa, wenda habaho guhitamo cyangwa habaho guhirwa, yamwibukira avuga ati mama, uko ubanye na papa byaragabanutse. Mbere mwarasohokaga mukajya ku Gisenyi mukamarayo igihe, mugafata umwanya wo kuganira, ariko byaragabanutse. Ubwo yashaka kumwerurira ko hari undi wasigaye muri ibyo biganiro bye, hari undi usigaye uganiriza se, hari undi ugeze kure na se. Nibyo yashaka kumubwira, ariko yabimubwiye mu buryo bwo kumwubaha, mu buryo bujimije, kugira ngo nimba nawe ari umuntu mukuru aje kumva. Aho yamubwira ati mama, ndagira ngo wongere wegere papa, musohokane mumarane akanya, byongere bisubire nk'ibya kera uko byari bimeze. Umugore nawe amatwi arimo urupfu ntaba yumva, yumvaga ko ari ubutesi. Aramusubiza ati se ibintu ndi kwirukamo si ibyawe? Si wowe ndimo ndagirira? Si wowe ibi byose ndimo ndabikorera? Kuki uri kumbwira ibyo ngibyo? Hasi nkabanza nkarangiza ibyo natangiye, ibyo nabyo ko mbizi ko nzaza nkabikora. Nyamatwi ari mu rufato, ariko umwana aba amuburiye, amubwira ati hano ntibimeze neza, gira vuba ugaruke, gira ugaruke. Ariko nawe araza kubitekerezaho nk'umuntu mukuru, abanza tekereza neza ko kiri gutuma umwana we amubwira gutyo. Noneho aho yavugiye ijambo nanjye numvise rinkozeho, nkumva kuko arabisobanuye neza. Yavuze ati ndashaka ko urukundo rwanyu nimara gutsinda irushanwa, cya mbere cyo wenda yifitiye icyizere, ariko iyo turebye ubunebwe yakoresheje mu myitozo n'uburyo atabihaye akanya cyane, ntabwo duhamanya nawe kwirushanwa koko azaritsinda. Icyo ni ikosa rya mbere yibeshyeho. Irya kabiri arongera avuga ati nimara gutsinda irushanwa tuzajyana njyewe nawe na papa na Cyusa tujya ahantu tujye kuruhuka, ngo ndashaka ko urukundo rwanyu rukura nk'uko urwanjye na Cyusa ruzakura. Aho ngaho yabisobanuye neza cyane, kuko umugabo watinyutse guca umugore w'inyuma, sinzi ko urukundo rwe rujya rukura.
kandi ikigaragara cy'urukundo rwa Cyusa Simbi ntaruriho. Ni muri urwo rwego rero ruzakura, ubwo urumva nta mikurire iri aho ngaho niba yabashe kugereranya ibyo bintu bibiri. Ariko nta gucika intege, umuntu arahinduka. Tubifuriza rero ukanda subscribe, ukande subscribe kuri ako kazogera kari hasi, ulayikinge, unatere komenti, ube wanasaba n'undi mukinnyi wazaza muri iyi filime muri izindi episode zakurikira. Urabona ko genzi we yamaze kuhagera, harimo n'abandi uraza kubona kuri afishe cyangwa icyo twakita nka cover, bari guporopozwa ko baza bagakinamo. Hari uwatanzemo Shadibu ariko arakigwaho bareba uburyo yazazamo. Shadibu nawe ni umukozi, ni umuhanga cyane. Gumya kubibutsa gukora subscribe kugira ngo n'ibindi byegeranyo bindi bizacaho uzajya ubibonera ku gihe. Tanga n'ubusesenguzi, kuko kujya gutera komenti uvuga ati bazashyiremo uyu n'uyu kuri filime ntabwo byumvikana kuruta uko watera komenti kuri iyi channel ya rubanda yo kwanariza hariya ni ukuza akavuga ati filime ntaryoheye, byagenze neza. Ariko hano twanariza naho ubusabe ukavuga ngo ndashaka ko ubutaha hazazamo uyu n'uyu kuko muziho ubushobozi bumeze gutya. Mbashishikariza kumenya gukurikirana iyi filime, tunasharinga, tunatanga like na comment. Uribaza ikindi gice kigiye kuza kizaba kimeze gute? Ko tubateguriye ibintu byinshi biryoshye, ko hazazamo abandi basitari babiri musanzwe mumenyereye. Ese uribaza Fabiola azabyara umwana akazamubwira se? Ese azagera bamubyara n'ubundi bitaramenyekana ko umwana ari uwa Rwigema? uko mbibona azaba yaravumbuwe, kuko Nyarayingore cyangwa Mama Simbi yatangiye kubikeka. Umuntu ayoberwa aho amuhishe, ntayoberwa umwibye. Reka tuzagende dukurikirana izindi, ariko nkwibutsa kongera ukanda like, ugakanda subscribe hasi kugira ngo n'ibindi byegeranyo bigende bibageraho. Turaza no kugenda dukora n'andi mafilime yandi atandukanye Big Family iri gukoraho, amafilime meza. Uraza kubonamo link, urabona link muri comment ya Big Family TV. Murakoze cyane, ngiye bagezagaho yari UHB stage. Ndaza ko basigira nomero muri bio hejuru, aho waza kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukatwandikira tukaba twagushyira muri group ya Big Family TV, aho muzajya mugenda mubonera andi makuru yandi atandukanye, utundi tu episode twasohotse mukatubonera ku gihe mbere yuko twauploadingwa. Waba ufite n'impano mu gihe cya casting ukazatwandikira tukagutumira kuri casting, ku buryo wazagaragara muri ino filime ugakinamo nk'umufigira cyangwa nka kumwe uba utangiye ariko utaraba main actor, ukajya ukinamo nk'uko uriya muhungu wabonye akinamo unekera Fabiola. Murakoze, nagaruka umuntu wanyu B-Stage cyangwa se Yuhi, bibutsa nabwo gukora subscribe, like, comment, share. Yarakagaruka. Ciao.